Genda gusuje umuntu wese ukurikirana YouTube channel yacu yitwa Utuntu n'Utundi. Uyu kakanya rero tukaba tugiye kureba hamwe ibijyanye no mu kanwa. Tukaba turareba igice cyitwa amenyo n'indwara zo mu kanwa. Tukaba tugiye gutangira ku cyo bita rero amenyo. Ese ubundi amenyo ni iki? Ni izihe ndwara zifatwa n'amenyo? Ni isuku wagira amenyo? Ni gute wagira isuku amenyo? Tukaba turareba n'indwara zo mu kanwa. Ese izo ndwara ni izihe n'uburyo wakoresha uzivura ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Rero amenyo icyo ugomba kumenya cyo nuko amenyo afite ishusho y'amagufa, niyo asya ibyo kurya waba watamiye mbere yo kujya mu gifu binyuze mu muhogo. Arimo rero ibyiciro binyuranye, harimo ay'imbere atyaye kandi ashinzwe gucagagura ibyo uri kurya igihe ari binini. Hari n'akurikiyeho asongoye cyane n'ibijigo bimeze nk'isyo, ari nabyo bitapfuna ibyo kurya. Umuntu mukuru rero akaba agira 32, muri ayo 16 aba ari kurwasaya rumwe rwo hejuru, andi 16 akaba ari kurwasaya rwo hasi. Rero reka dukurikizeho uburyo isuku y'amenyo ikorwa ndetse n'isuku yo mu kanwa uburyo ikorwa. Iyo utapfunye ibyo kurya ukabimira, buri gihe mu kanwa habamo ibisigara. Ni ibintu bisanzwe birumvikana. Ibyo byasigayemo bibora vuba cyane, maze bikaba indiri y'udukoko twangiza umubiri wose muri rusange, n'amenyo by'umwihariko. Ni ngombwa rero koza mu kanwa buri munsi dukoresheje uburoso n'umuti w'amenyo, nibura mu gitondo na nimugoroba, ariko buri gihe nyuma yo kurya nibyo bari byiza kubikora mu gihe ufite ubushobozi bwabyo. Ubundi gahunda yo koza amenyo niyi: kurwasaya rwo hasi woza uvana hasi ujyana hejuru, no kuvuga ngo uzamura, naho kurwasaya rwo hejuru uvana hejuru ujyana hasi, no kuvuga ngo umanura. Ibyo bikora imbere n'inyuma h'amenyo. Ikindi ugomba kumenya nuko bibujijwe koza utambitse uburoso nkuko benshi basanzwe babigenza. Ibi bintu ntabwo ari byiza, mugomba kubicika ibintu byo koza amenyo utambitse uburoso. Uburoso rero ntibugomba kurenza amezi 3 bugikora, kandi bukwiye kubikwa ahantu humutse gusa hatari ivumbi. Ibi biturinda kugira ibiryo dusiga mu menyo no gucukura ishinya. Uramutse ukurikijeho kurya rero nyuma yo koza amenyo, amasukari yo mu biryo na bwa bukoko byinjira mu buryo bworoheje, maze bikangiza amenyo mu buryo butangaje. Si byiza rero kurya cyangwa kunywa ukimara gukuba amenyo, kubera ko amenyo ashobora guhongorwa n'ibintu bikomeye cyangwa bigakuraho irangi ry'amenyo ryagenewe kuyarinda. Si byiza kuyarumisha ibintu bikomeye, bityo udukoko tukinjiramo tukanayangiza. Ubwo indwara z'amenyo zigatongora, iyo byagenze no ku mitsi y'iryinyo bitangira kukubabaza cyane wowe murwayi uvurwaye amenyo, ndetse bikaba byatera kubyimba igice cy'umutwe. Mu rwego rwo kuyirinda ni ngombwa kurya ibiribwa birimo imyunyungugu na vitamini B. Indwara rero zo mu kanwa akaba arizo dukurikijeho. Indwara zo mu kanwa harimo icyo twita ubugendakanwa, akaba arimo kuribwa iminwa igihe uyinyeganyije cyangwa wasamye. Indwara ya gatatu akaba ari ukutaryoherwa. Indwara ya kane akaba ari iy'abana bamera amenyo bababara. Iya gatanu akaba ari ukuribwa amenyo. Iya gatandatu ari ukuzana icyo twita amashyira mu menyo. Nubwo atari indwara iyi ikunzwe kurwara n'abantu benshi, gusa nayo menya ko ihaba. Rero tukaba tugiye kugusobanurira ikizi ndwara ari cyo n'uburyo wakoresha uzivura mu gihe usanze zakwatatse. Ubugendakanwa akaba aribwo duhereyeho rero. Ese ubugendakanwa ni iki? Ni gute wabwivura? Ni iki kibutera? Ubugendakanwa ni udusebe tuba mu kanwa turyana cyane, dushobora kwikiza hashize iminsi myinshi. Dushobora guterwa no kwandura mu kanwa ibiryo byamuteye allergy
kubura vitamini B cyangwa icyo twita fer, mu rurimi rw'icyongereza akaba ari icyo twita iron. Rero hano tukaba dukurikijeho ibimera wakoresha wirinda ubugendakanwa cyangwa se wivura ubugendakanwa. Icyambere ugomba kogeshamo inkeri z'ishyamba zirebwa cyangwa se ugakoresha icyo twita teyi, cyangwa se ubundi ugashyiramo ubuki bw'umwimerere cyangwa amababi ya nkurimwoga, aya munyu w'intama, ay'umukuzanyana n'ay'imbatambata. Indwara ya kabiri akaba ari ukuribwa iminwa igihe uyinyeganyije cyangwa se igihe wasamye. Muri rusange biterwa no kuba ukenye ku butare bwa fer, icyo twita iron mu rurimi rw'icyongereza. Rero tukaba turebera hamwe ibimera wakoresha kugira ngo wirinde kuribwa iminwa igihe uyinyeganyije cyangwa wasamye, cyangwa se nimba ino ndwara yakugezeho, ese nibe bimera wakoresha kugira ngo uyirinde ukire. Icyambere ugomba gusiga ku munwa amavuta y'ikimera cyitwa kakaoya, ni ingenzi cyane. Indwara ya gatatu akaba ari kutaryoherwa. Ese kutaryoherwa biterwa n'iki? Niki gituma umuntu ataryoherwa? Niki gikurikira kutaryoherwa? Akaba ari icyo dukurikijeho rero. Kutaryoherwa bishobora guherekezwa n'impumuro mbi mu kanwa. Muri rusange biba bifitanye isano n'uruhago n'amara bidakora neza. Hano tukaba tugiye turebera ibimera hamwe wakoresha. Ugomba kunywa igisengosengo kinini. Indwara indi kurikiyeho akaba ari iy'abana bamera amenyo bababara. Ibimera rero wakoresha ugomba guhekenyesha umwana umuzi usukuye w'umuse munini uranda, cyangwa se gukuba shinya by'umwana karungu. Indi ndwara akaba ari kuribwa amenyo. Ese iyi ndwara iterwa n'iki? Ni gute wayivura? Kuribwa n'amenyo kugira uyivure rero ugomba guhekenya wogesha agasumari ka karafu ko bagura mu masoko, kogeshamo kazingashya, cyangwa se icyo n'ikindi ushobora gukoresha ni icyo twita icyoza amenyo, ari cyo cyumya, cyangwa se ugahekenya icyatsi cya bwunyu bw'intama cyangwa ikigishegenyutsi kivanze n'igikukuri ukabijundika. Indi ndwara twavuze abantu badakunda kurwara cyane, gusa nayo ukaba ugomba kuyimenya kugira ngo mu gihe wayigize uzayivure mu buryo bworoshye. Akaba ari indwara yo kuzana amashyira mu menyo. Ese ni gute wayirinda? Ukaba ugomba kogeshamo kenkina, kanzigashya, teyi n'ibumba. Ibyatsi rero bigufasha mu isuku y'amenyo akaba ari ibi bikurikira. Ukaba wakoresha amababi n'indabo by'inkeri z'ibiti binini batera, cyangwa se amababi n'ibishwa by'imizi by'igiti cy'amapera, cyangwa amakara y'inturusu za mayideni. Nkaba nkwibutsa ko ari YouTube channel yacu yitwa Utuntu n'Utundi, ikugezaho amakuru, udushya, ibintu bitangaje byaranze isi n'ibindi byose. Nkaba nkwibutsa rero ugomba gukora subscribe kugira ngo n'ikindi gihe nitwashyiraho inkuru nshyashya uzabashe kuyibonera ku gihe. Murakoze cyane, naho ubutaha.